turabasuhuje mwese nyine nkuko twababwiye umunsi tugiye gutangira filime yacu nta yindi none uyu munsi bakaba bayise Black Adam wenda sinzi igihe uzarebera ino video ariko nyine umenye ngo nta gihe kinini maze yo muri 2022 nyine so Black Adam acteur principal muramuzi ni The Rock cyangwa se Dwayne Johnson. The Rock nyine niryo rizwi cyane. So ngira ngo twatangira tutigiriye tujya muri byinshi kuko twabatangiye muri video yacu yashize tubabwira yuko tubasobanurira filime tugendera rimwe kuri rimwe 5 kwa 5 bivuze ngo ni 0 kuri 0. Black Adam cyangwa se Shazam ikaba ari filime yateguwe cyangwa se ni filime ya WB ni ya Warner Bros wakaba bafite kandi ga company bita New Line Cinema. So ni New Line Cinema ni Warner Bros Discovery Company, ni company ya Warner Bros. Kabari uyu mwaka so reka dukomeze nyine bundi buri filime yose igira introduction. Reka none mbahe introduction yayo, ntago ndi nyensi nsobanura filime nyine ngiye kubasobanurira uburyo kibakoze. Rero muri Black Adam cyangwa se Shazam ifite amazina abiri uko washaka wahita gutyo kubera yuko amateka sinzi niba muzi amateka ya Shazam nuko nyine bimeze. Itangira hari umukobwa uduganira cyangwa se uduha introduction yayo cyangwa se udusobanura uko byari bimeze. Warner Bros na New Line Cinema bakaba barateguye ino filime cyangwa se no movie yacu. Bakaba barayiteguye ku bufatanye na DC ngira ngo murayizi yo company nayo niyo ikora za Superman, za The Flash, Batman, izo zose nyine ntimuze kubyitiranya ngo mushiramo na Marvel kuko Marvel nyine ni ikindi itegura za Avengers. So biratandukanye ariko abantu benshi bakunda kubyitiranya. Reka dutangire rero. Mu gutangira kwacu rero nkuko nabwiye dutangira n'umukobwa uduha introduction cyangwa se uduha uburyo turi buze kwinjiramo nyine kugira ngo tutaza gupotera ni igiswahili nyine tubivuga ngo kuyoba cyangwa se tukaza kubura cyangwa tukazimira tukisangaho tutazi. So turabidangiranamo n'uwo mukobwa utangira tubwira. Before Rome, before Babylon, before the pyramids, there was Kandak. Turatangiye. Aratubwira ati mbere yuko habaho Roma nihanga. Dutangira tubwira ngo kuva na kera cyane mbere yuko habaho Roma, mbere yuko habaho Babylon ndetse na mbere yuko izo mapiramide mwumva cyangwa se mbega mbere yuko habaho za Misiri kuko muri Afrika ubundi Egypte niyo hinjya mwamba kuko iyo tugiye nko mu Burayi ujya kumva ngo za Rome nyine wumva arizo nyine. None aravuze ngo mbere yuko habaho Roma mbere yuko habaho Babylon, mbere yuko habaho na Misiri cyangwa se mbere yuko habaho izo piramide zamenyekanye ku isi yose, ati habanje kubaho bwa bwami bwacu bwa Kandak. Filime yacishindiye kuri Kandak akaba ari ubwami bwabayeho kera mbere yuko Abaroma babaho, mbere yuko Babylon cyangwa se ubwami bwa Babylon bwasenyutse. Amateka murayizi ntabwo twajya kuyasubiramo. Mbere yuko bibaho ndetse na mbere y'amapiramide yacu, piramide yo muri Afrika nyine yo muri Egypt mu Misiri. So icyo gihe cyose mbere yose habagaho ubwami bwa Kandak. Aho hakaba hari mu mwaka w'2600 mbere y'ivuka rya Jésus Christ cyangwa se Yesu Kristo cyangwa se mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Abakristo mwese ndabasuhuje.
akongera kandi akatubwira yuko mu myaka yose Kandak cyangwa se bwa bwami bwacu twatangiyemo mu myaka yose yabayeho mu bwami bwose bwagiye buvuka kuko Kandak niyo yari central of power, niyo yari ifite imbaraga kurusha izindi, cyangwa se niyo yari inkingi ya mwamba, kugeza aho ubwo hari umwami wundi nyine tundi mujama waje, umwami bita umwami Arton. So niwe waje noneho aje yitwaje ingabo kugira ngo aze gufata ka gace nyine kacu ka Kandak. Ati gusa uwo mwami wari uje gufata cyangwa se wari uje kubohoza cyangwa se wari uje kwigarurira Kandak, yari umwami w'umunyagitugu cyangwa se wari tyrant, mbega ntabwo yavugirwagamo gusa uretse no kuba ari umunyagitugu kuko ibyo si bibi, ahubwo ikibazo cyari uko wiwe yagiraga dark desires, ibyo yifuzaga we ntago byari ibintu byera, cyangwa se ku bantu basenga turabyumva ibintu byera. Mbega we icyo yashakaga gukora, yakoresheje mu kuhagera yarahageze yakoresha abaturage baho abakoresha akazi k'uburetwa kugira ngo bacukure amazahabu. Izo zahabu nizo bari gukora kubera yuko nayimbabwiyemo hasi yuko uwo mugabo yari afite bimwe mu bitekerezo by'ikuzimu, reka mbivuge gutyo kugira ngo mubyumve neza, kuko hari uburyo icyongereza kiba kivuga nkatwe tuba tutacyumva fresh, nyine tubigendana neza, nyine yarafite mbega by'imbaraga z'umwijima nibyo bitekerezo byamubagamo. Rero niyo mpamvu yakoresha abo baturage kugira ngo bacukure amazahabu. Izo zahabu nizo bashaka gukoresha kugira ngo bazishongeshe bakoremo ikamba rya Sabaka. Iryo kamba rya Sabaka nyine naryo turarigeraho. Iryo kamba rya Sabaka rero ryari kumugira cyangwa se ryari gutuma ayigarurira imbaraga z'ubwami bwose bwari buturanye nabwo, ko nta numwe wari kubasha kumutsinda, kuko yari kuba invisible, cyangwa se sinzi uko nabivuga, mbega mu byumve mu bifate gutyo. Yari kuba ari we wa mbere nyine udakubita udatsindwa, nk'uko yaje aho yaje afata yahaje n'ubundi hari ahambere, no kuza rero yaje ahafata kandi yitwaga ko hari ahambere. None wiwe yashakaga yuko nta wundi waza nk'ibyo yakorera ubundi by'umuntu agukora, icyo ukorera abandi igihe umva ko n'undi yakigukora. Rero ibyo nibyo atifuzaga, gusa nyine gukora iryo kamba ntago byari biri bushoke adafite icyo bitaga detanium cyangwa niki, namwe mu mabuye y'agaciro nyine byatumye buretwa bukomeza kwiyongera nyine aho ngaho muri bwa bwami bwacu. Uko bakomeje rero gushukura bakora imirimo y'uburetwa y'agahato nyine, umusaza umwe mu bacukuraga yaje kugwa kuri amwe muri ayo mabuye bashakaga bifuzaga, kuko ayo mabuye iyo aba adahari ntago uriya mwami ntago yari bubashe gukora rya kamba. So yaje kurigwaho ryabuye ry'agaciro rya titanium, arishikiriza umwe mu barinzi nyine kugira ngo noneho mu kurijyana, urumva nk'ukoze ikintu nyine cyari gikenewe, wumva ushaka uduhembo. Noneho mu kwaka ibihembo byiwe, mu kwaka ibihembo rero nk'umuntu wakoze ikintu gikwiye guhembwa nyine, nta kindi bamukoreye uretse bahise bamusogota, bahise bamucumita icyuma. Umwanzo wa filime nyine filime igitangira, ako kanya rero bahise bamutera icyuma nyuma yo gusaba ibihembo bye, kuko yari yakoze ikintu gikwiye guhembwa nubwo atahembwe. Nyine ibyo yahembwe ni ibyo ngibyo, bahise bamwica bamujugunya hasi ku mpanga, kuko bari hejuru y'umusozi ariho bari gucukura. Then aho ngaho hari akana kari aho ngaho hafi aho ngaho
kari karaho kari kubireba. Ise wako kana rero yari champion wo muri ako gace mu gihe izonga cyangwa se uwo mugabo yari ataragaruka. Reka tumwite Aruto nyine kugira ngo bize kumvikana fresh. Mu gihe yari ataraza gufata uwo mujyi, ise w'uwo mwana rero, uwo mwana wari uri hafi aho ngaho biciye wa mugabo cyangwa se bamujugunye ku manga, yari ari aho ngaho. Uwo mwana akaba yari umwana wa w'umugabo umwe mu bari ba champion aho ngaho muri ako gace kacu. So uwo mwana rero kubireba byaramubabaje cyane, uko wa mugabo uko bakamujugunye ku manga ryabo yarazanye, yaraje no kwaka ibihembo bye, ryatakaye hasi. Kakana mu gutakara hasi karagenda kararitora kazamuka ku musozi cyane. Bari ku musozi yego, ariko nyine kazamutse hejuru ku musozi cyane. Karazamuka, hari ikimenyetso bajyaga bakora aho bazamura amaboko bagashyira hejuru y'umutwe, amaboko kumwe nyine ujye ubona ikimenyetso cya Illuminati gikoze muri piramide. Nabo rero bazamuraga amaboko bakayahuza hagati nyine. Noneho kakana karazamutse katwara ryabuye kazamuka ku musozi, gafata ryabuye gakora cya kimenyetso nyine. Ibyo byarakaje umwami agatumizaho. Mu kugatumizaho rero nta suko bari bagiye kugahemba, ahubwo bari bagiye kunako nyine, bari bagiye kukivuga, bari bagiye kumwica nyine. Gusa mu gihe bari bagiye kumwica, umwana yazamuye amaboko nanone kumwe bajyaga babikora, uko yakazamuye amaboko cya security cyangwa se yangabo y'umwami imwe yasogose wa musaza, niyo nanone kandi yari igiye kwica wa mwana, kuko yari afite inkota, imbugita. Ntago ari imbugita, imbugita ni igisu n'icyuma n'indiga n'iki, uwo mushyo. Iyo yari inkota ni kino kirekire nyine abantu batakiso. Umwana uko yakazamuye amaboko akora cya kimenyetso cyabo cyo muri ka gace k'iwabo, muri bwa bwami turimo. Wa mugabo yazamuye inkota ngo agiye kumutema, umwana ahita abura nyine, ahita azimira. So mu kuzimira gutyo, aho yisanze nta handi yahise yisanga akaba yarisanze nyine muri kanso uko yakabuye cyangwa se yagaterapotinze bamuteye icyuma. Ntabwo bakimuteye nyine ya nkota, ntabwo bakimuteye kuko cyamugezeho, kuko yahise abura. Uko yakabuze yisanze muri kanso cyangwa se yisanze muri, reka tubishyire mu Kinyarwanda tuvuge ko ari mu nteko nshinga amategeko. Ariko kuko hari kera habagaho n'ibibaraga n'iki, yari inteko nshinga mabaraga. Yari inteko nyine ishinzwe kuko waba ufite imbaraga bakazigukuramo, waba utazifite cyangwa wabona uzikwiriye nyine bakaziguha. None rero mu kugeramo niko uko bose bari bateranye, abagabo bagera muri bangahe, 7. Iyo kanso yose cyangwa se muri iyo nteko yose bamuvuga ko ari we wahiswemo kuzaba Shazam. Ngira ngo ntabwo twasubiramo, nayo tuzayikora nyine. Shazam tunabwire revolution uburyo tunabereka uburyo ki Shazam bagiye bagenda bimprovinga nyine. Shazam mbega ni nkuko twavuga ngo uwo mwana yahiswemo kuba Superman basi, kuko Shazam nawe afite imbaraga nk'iza Superman. Ntacyo Superman akora Shazam atabasha. Uwo Shazam nyine iyo character yo muri DC Shazam. So bambwiye yuko nyine yahiswemo cyangwa se yatoranyijwe kuba ari we Shazam wo muri generation bari barimo muri icyo gihe, bari barimo. So bamuhaye imbaraga. Ubundi wenda reka mbabwire, navuga ko ari nk'umutongero cyangwa ari nk'iki nyine. Buri kintu cyose ururimi ruvuze nyine tukibaho, ushobora kwiyaturiraho ubukire bikazabaho kabisa nyine. Noneho nabyo baravuga ngo niba ushaka nyine imbaraga, bo iyo bashaka kuguha imbaraga bahitaga bavugira icyarimwe imbaraga nyine, ariko za mbaraga zikiza atari za mbaraga zisenya. Kuko na Sadaka, niba ari Sadaka turamugeraho nyine, nawe turamugeraho. Nawe yari afite, nawe iyo washaka kubona imbaraga cyangwa se ushaka kumwactiva kugira ngo nyine atangire akora akazi,
wavugaga izina rye rero nabo ya nteko bavuze Shazam umwana imirabyo iramukubita nyine tu. Nyuma yaho umwana bari bamutwaye urazi baramutwaye wenda bibwa abandi bibwa ngo nawe yagiye kwicwa nyine tu. Gusa ntibyaje kubaho na se rero ise wari champion yaje kugaragara aho ngaje gucalenginga umwami kugira ngo ahabwe umwana we ahabwe umwana we gusa uko nawe uko yakaje nako yaje asanga urazi ibuye ryari ryatanzwe ibuye bari barifashe bamaze gukora ryakamba kuko etanium yari yabonetse niyo yaburaga kugira ngo hagire kugira ngo ryakamba ryuzure ryakamba rihamagaza ingufu za Sekibi. Noneho uko se yakaje aje gucalenginga umwami cyangwa se ngo barwane ise yari champion kera nyine kugira ngo bamuhe umwana wiwe kugera aho ngaho yaje asanga ikamba rimaze kuzura umwami nawe nguwo agiye guterekamo igitwe cye. Uko yakageza aho ngaho gusa uko yakaje wa champion ntabwo yaje ari wa champion ise wa mwana kuko yaje yahindutse bisa naho igihe wa mwana bamuhaga imbaraga za Shazam ya console bamuhaga imbaraga cyangwa se babarinzi ba maji babarinzi b'imbaraga nyine supernatural cyangwa se superpowers icyo bakoze wa mwana bamuhinduye champion bamuhinduye se bamuhuza na se gutye nyine tu live umwana yinjira muri seto. Noneho mukuza aho ngo yaje gucalenginga umwami kuhagera umwami yasanze wa mwami nawe ikamba ryuzuye agiye guhamagaza abakurambere ariko si babida yaragiye guhamagaza yaragiye guhamagaza imyuka mibi kera uko yakageza aho ngaho akihagera nyine umwami nawe yahise aterekamo ryakamba mu kuriterekamo imbaraga za Sekibi zahise zigira nari nabwo bwame bwahise busenyuka. Utuganira inkuru agahita tubwati kugezana n'ubu nta uramenya amakuru n'iherezo rya champion cyangwa se rya wa mugabo waje aje kureba umwana we cyangwa se n'abandi bari bose bo muri ubwami hamwe bari muri ya ngoro kuko abari hanze ari abacakara they survived. Nyuma yaho ngaho rero nibwo tuhita tugaruka bahita batujyana mu mujyi kuko ibyo byose byari kera cyane nyine ngiye kuvuga ngo kera cyane aho ngaho biba ari hafi nyine. Kandaki yacu yo muri iki gihe ni umujyi noneho uri civilize cyangwa se uteye imbere kubera yuko noneho kuri ubundi ukikubwira umujyi uteye imbere aba urimo ubujura ubwicanyi n'ibiki byose nyine n'uburayi bamwe bagurisha ku kiro basensa nyine so noneho rero Kandaki yacu muri uno munsi huzuyemo uburara n'iki noneho tuje tubabwira ko muri no filime yacu hagaragaramo agatsiko cyangwa se akagurupe k'abantu bane harimo umugore uri guhigwa na leta gusa nyine abo ngabo bakaba bari bamwe mu kakaba ari akagurupe kaba kagenda gahiga ya rero yari inkozi rero ako gatsinda cyangwa se ako gatsiko bakaba muri iyo filime bakaba bashaka bagenda bashaka noneho baba bashaka ibya bintu by'agaciro cyangwa se ibya bintu by'amateka bya kera. Rero muri no filime ho noneho baba barimo barashaka iki ngira ngo muribuka ryakamba nababwiye ryakamba bari barimo barakora ryatumye abantu baba bacakara byatari kubera etanium bari bari gushaka izatuma bakora ryakamba nyine kugira ngo rigerweho ari uko etanium yari tugomba kubihari byaje gukorwa nyuma nawe babwiye byose nyine so abo rero ako gatsinda k'abantu bane agatsiko cyangwa se ako kagurupe k'abantu bane harimo n'umugore umwe nyine uwo mugore aba afite umwana muri no filime nyine
abafite akana ariko umugore nyine niba ari umuhinde simbizi gusa abafite accent cyangwa se uburyo avuga icyongereza cyiwe avuga nk'umuhinde nyine n'isura ye mbega mufate nk'ari umugore w'umuhinde nyine uburi muri iyo filime baba bahiga nyine yanuza ryakamba nyuma rero baza kugenda bajya ahantu nyine muri ya ngoro yasenyutse hahandi byaje guturikira igihe wa mwami igihe yahamagazaga imbaraga nyine imbaraga igihe yahamagazaga imyuka mibi bikaza no gutuma igihe yarwanaga na champion cyangwa se ise wa mwana ari nawe wa mwana kuko bari baje guhuzwa igihe Shazam bamuhaga imbaraga za Shazam wa mwana baje guhuzwa so icyo gihe nibwo rero ubwami bwaje gusenyuka rero bano bahiga ubutunzi cyangwa se bimwe bya kera byari iby'agaciro cyangwa se bimwe by'amateka hari n'igihe ikintu kitaba ari icy'agaciro ariko ari icy'amateka se nko kumva ngo twagiye gushaka ahantu yo ruguru i Gasogi mu misozi twagiye gushaka y'ahantu Ruganzu yakandagiye ibintu nk'ibyo nyine nabo baza kujya ahandi kuri ya ngoro yasenyutse bajya gushakayo ryakamba baragenda uko ari bane nyine abagabo batatu n'umugore umwe umwana bakamusiga aho ngaho umwana bamusiga nyine mu mujyi bagiye ahantu hasa n'ahari mu cyaro so mu kugenda nyine baragenda bakagerayo bakinjira yewe no muri ya ntuze uko bari abagabo batatu n'umugore umwe haba harimo umugabo umwe ufite imisatsi nkaho isa n'ijya kugwa inyuma haba harimo n'undi ufite n'ijya kugwa inyuma ariko we afite ubwanwa hakabamo n'undi utayifite usa n'umwarabu nyine umukuntu ufite imisatsi migufi so uko ari batatu barinjira umwe wa wundi nababwiye ufite myinshi aranabyibushye wiwe nyamunini agasigara we mu modoka abandi batatu bakinjira umugore n'abagabo babiri wa wundi umeze nk'umwarabu n'undi ufite imisatsi ijya kugwa inyuma so bakinjira mu kwinjira uko bakageze indani sinzi aho baburaniye na wa wundi ufite imisatsi miremire noneho hasigarana wa wundi wa mugore na wa wundi usa n'umwarabu wa wundi usa n'umwarabu ajya gushaka wa wundi ufite imisatsi miremire mu kujya kumushaka niho bahita hano tugarura hanze nyine tuhanze wa wundi wasigaye mu modoka akabona wa wundi usa n'umwarabu aturutse ahantu hejuru mu gwanuka ahantu hejuru rero mu kugenda agiye kumureba hahise haza ingabo nazo zari zaje kuri ya nuza nazo zari zaje guhiga ya nkongoro ya kamba so aho ngaho uko zaraje zibasangayo noneho wa mugore yaje kubona ya kamba yaje kuribona akiribona za ngabo zibagezeho kubageraho rero urumva nta bindi ntacyo mwavugana n'ingabo ifite n'umusirikare ufite imbunda ugomba kudepoza sinzi rero ukuntu wa mugore yabajijishije hari aho yari yabonye kuko bakinjira bagiye basoma hari aho yabonye yuko kugira ngo ukangure Shazam hari amagambo ugomba kuvuga rero uko bakaje bashaka bamuganga bahe ya ngabo ya kamba yagiye nk'ugiye kuri bahagenda agiye abajijisha agenda ahantu hasi ukuntu nyine arapfuka amasoma ya magambo kuko bari bamubwiye ngo bagiye kumwica ubundi nawe ahita ababwira reka noneho nsezere mbabwire amagambo muzambwirira umwana wanjye urumva imitwe agira ariko wa mugore yababwiye ati reka mbabwire amagambo muzambwirira umwana wanjye
yapfukamye hasi kuko yari amaze kubabwira ngo agiye kuvuga ya nyuma nyine bamubwirira umwana we. Urabizi niko nari nababwiye ko umwana bari bamusize mu mujyi nyine baje aho ngaho hahoze kera ari ubwami nyine baje gushaka rya kamba. So Haruna apfukama hasi atangira gusoma amagambo nyine ya magambo batubwiye yuko iyo yasomye ari uba waactive cyangwa se uri gufunga usa n'uwanlockinga ufungura ikintu cyari gifunze. Rero nyuma yo kuyasoma Shazam yarazutse, niyo ari ukuzuka, niyo ari aho yari afungiranye yarafungutse, yahise azamuka. Any last words? Lister, my son. Mightiest of mortals, God of gods, 6 immortal elders by name. What? Shazam! Who the hell is that? Onindi. You wouldn't believe me if I told you. Uko bari baraho rero nibyo nababwiraga yuko Shazam wa mugore yabahenze ubwenge cyangwa se yarababeshye. Bamubwiye ngo uvuga amagambo ya nyuma ngira ngo mwabyumvisha aho ngaho nyine. Bamubwiye ngo uvuga amagambo ya nyuma yawe. Arababwira rero mumbwirire umwana wanjye avuga ya magambo ari muri cya kirimi cya kera cyo muri Kandak. Avuga ya magambo ubundi arenzaho ngo Shazam. Shazam uko yakavuze rero nibwo Shazam yahise azamuka cyangwa se Black Adam wacu rero akaba ari inde The Rock. No abandi mu gihe bakibaza ngo nibiki bibaye none aka kandi nari nabwiye ko harimo akandi muri babandi bari bajyanye nawe, harimo wari ufite imisatsi isa niguye, harimo icyayi kibyibushye gifite ubwanwa, hari n'undi wari umeze nk'umwarabu. Umwarabu yapfuye kuko baramujugunye kandi yari yishwe na wa wundi ufite imisatsi isa nigwemo kuko yari umugambanyi. Nawe yaje ashaka iki? Yaje ashaka afite undi mugambi wo kubohoza iryo kamba nyine tu. Check him out. Boss say you go. Chief say your turn. Hey, amigo, let me see your hands. Nibwo akangutse rero ahita atangira kubakuramo akazi. Atangira kubakuramo akazi gusa nyine niko kubakuramo akazi bamaze gusohoka hanze hasigaye nyine uwo mugore na mugabo wundi ufite ibyano byinshi nababwiye. Bamuteye igisasu gusa icyo gisasu cyaramwafetinze kuko cyari gifite muri no mugire akaba ari naho hari akandi gatsinda. Nababwiye ko hari huzuyemo ututsinda twinshi nyine, noneho hakaba hari n'akandi gatsinda kitwaga Justice Society kari ko ntabo akara gatsinda ko kwiba cyangwa ko kugira ute cyangwa kugira nabi. Yari itsinda nyine turya abantu bari bangaya, yari umukobwa, umuhungu, umusore n'umusaza. Bo bari bashinzwe kugira ute, bari bashinzwe gukumira ibyaha nyine tu. Justice Society nkeka ko iryo zina atari ubwa mubyumvishe kuko mu mafilime menshi ya DC mujya mwumvamo Justice Society. Muri Arrow, muri The Flash araho bivanga bose nyine tu, na Arrow yose yaje ibintu nk'ibyo nyine tu.
ako gatsinda rero nako kamenya ko hari uwaje nyine hari ikiremwa cyangwa se ikintu kiri supernatural gifite imbaraga zidasanzwe cyaje kitari umuntu nyine muri make. So nako rero kagatangira gukorana kubera ko ubundi kari gasanzwe katagize kadakora, ari nabyo abantu benshi barimo barabashinja. Hari aho bigera nyine abaturage bakabinubira bavuga ati mwebwe tumara imyaka tutababona, none haje umuntu arimo muraza muvuga ngo muze kumurwanya kandi nta kibi yakoze. Nyine tu nuko nguko. Ako gatsinda Just Society kaba harimo umusaza. Umusaza aba afite imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo guterapotinga cyangwa se akaba yakidaboringa akavamo abantu nk'ijana bakagukubita yewe. Bakagukubita. Haba harimo n'undi mutipe nyine ufite iki ancient cyo muri Egypte nyine tubagira afite suti yambara kamera amababa ibintu nk'ibyo. No haba harimo n'akandi gatipe gato kagasore nyine kaba kabyimba kakaba kinini nka haka, ubundi hakazana ka gakobwa kaba umuyaga kaba inkubi y'umuyaga storm. Nkeka yuko uko nyine se Just Society simba sobanuriye nyine ko bameze muri no filime yacu. Hahandi hamwe muri hamwe nari nababwiye bari bagiye gushaka rya kamba The Rock wacu cyangwa se ntuza undi Shazam cyangwa se wa Black Adam wacu nyine. Aho bari hari kamwe mu dusirikare bari bamurashe igikompora. Ubundi ibikompora nyine iyo ukimurashe aragifata. Rero barakimurashe aragifata, gusa icyo gikompora cyari gikozemo iki cyari gikoze muri gifite bimwe mu bice cyangwa se gikoze muri elemazi gikoze harimo za ntuza ryabuye ry'agaciro ryo mu gihe cya kera etanium nyine yendi bakoresheje mu kugira bimwe bakoresheje mu gukora rya kamba, kandi iryo buye rimugira imbaraga rimugiraho ingaruka nyine turi muca intege nk'uko uzi n'abantuza bose abantu bafite supernatural bose nyine nk'uko uzi nka ba Superman, amabuye ya ntuza yatorotse ya Krypton yose nyine tu yabagiragaho effect. So nawe rero igihe bari hariya baramurashe igikompora aragifata nyine tu nk'ibisanzwe kiraturika giturika nyine tumwe mu duce twa etanium tumwinjira mu nda. So kimugira ingaruka acika intege. Niho wa mugore none nababwiye wa mugore none kuko wa mugore yari yasigaranye na cya gitipe kindi kigize cya gitipe gifite ibyanwa nyine nicyo bari basigaranye, bahisemo kumucyura. Icyo gitipe cyari gisaza cy'uwo mugore nyine baramucyuye bamujyana iwiwe nyine. Nabwiye ko uwo mugore yari afite akana k'agahungu k'akabandika kiberaga mu mujyi. Noneho The Rock cyangwa se Shazam cyangwa se Black Adam gukanguka nyine yakangutse yisanga aho yakangutse yisanga mu rundi rugo kuko ntabwo yakangutse aho ngaho nyine kuko yari arimo aragira kumurota ibyakubayeho nawe rero visions z'ibyamubayeho kera cyangwa se zimwe muri flashbacks z'ibyamubayeho kera akiri umwana, bya bindi kiriya gihe hajya guturika. Noneho yakangukira hejuru atwika ibintu yari yakize imbaraga zagarutse, noneho akangukira hejuru atwika ibintu kubera ko yari yatangiye kurota ibintu bya kera kandi byamugize effect nini cyane.
rero hakaba hari wa mutipe nari nababwiye wakoranaga na wa mudamu na wa mutipe wundi ufite ubwanwa n'uri ufite imisatsi igwe mu mugongo nyine ariko ujya kumera nk'umuhinde akumenya ari n'umuhinde nyine mutipe umeze nk'umuhinde nyine ufite imisatsi ijya kugwa mu mugongo. Uwo mutipe ntabwo nari nababwiye ariko gusa wiwe bajya kuva hahandi bajya kuva muri hamwe bagiye gushaka ikamba bajya kuhava nyuma yaje kugaragara hari utudege niba ari utugorofani niba ari uduki tumeze nk'utumoto nyine tugendera mu kirere ariko dufite umuvuduko wihuta wiruka no yewe twanasiga wa Black Adam wacu. Rero utwo tudege tubiri reka mvuga utumoto basi two mu kirere tuza tugahamagara bamwe muri babandi bari baje gushaka nabo ikamba. Wa mutipe rero bawazanye n'umugore gusa Black Adam arimo ararwana n'aba basirikare muri ya ngoro haje gusenyuka ibikuta byaje kugwira kakagabo ako ngako nyine byaje kukagwira. Rero wa mugore na wa mutipe wundi basohotsemo bazi ngo uwo ngo yapfuye gusohokamo bazi ngo yapfuye bo baragenda. Then baza kutwereka rero nyuma aho ngaho nyine aho ngaho muri ya nzu muri ya ngoro imwe yasenyutse kera baza kutwereka utwo tumoto tubiri two mu kirere duhamagara bari baje kwica nyine cyangwa se gushaka iryo kamba b'abasirikare bamwe Black Adam yishe yakubitiye aho ngaho mu ntuza aho ngaho bagahamagara ku cyombo cyabo. Wa mutipe akaba ari ufata icyombo cyabo biba bisa naho nyine ni nkaho aba ari umugambanyi burya baba bakorana ariko nawe nyine yishakira rya kamba aba ari umugambanyi wari umugambanyi. So rero nyuma Black Adam yaje nyuma yo kujya mu mujyi nyine kuko yagiye agenda ahita aba kwa wa mudamu ngo wundi wari hariya bagiye gushaka ikamba. Yagiye nyine abaturage bamufata nk'intwaro none ari nabwo babandi mbere y'uko aza babandi twavuze bitwa Justice Society bari babimenye ko aje kuko bamenyaga ngo hari umuntu ufite imbaraga zidasanzwe ugiye kwinjira mu mujyi runaka bagahita baza. Muri abo Justice Society nari nababwiye barimo Storm wa mugore wahinduka umuyaga cya gitipe cyaginduka kinini nka The Hulk wundi wa ufite kiyenshent cyo muri Egypt na wa musaza uba kuroninga ibintu nyine tuba ureba ibintu yani aba yihinduramo abantu nk'ijana bakagukubita koko kone nawe bakagukubita no baba baramenye yuko agiye kuza abagahita baza none muri wa mujyi wa Kandak kuza muri Kandak kukuzamo nyine kuko abantu ba Kandak ntibari bavaze bumvaga inkuru za Justice Society ariko nyine bafite gava cyangwa se guverinoma ibisa naho ari igitugu nyine iba yambura abantu ikora iki nyine ubundi guverinoma ibikora iyo ibishyira ibintu ku murongo ariko yo ni nkaho ibikura ku murongo bimereye neza ibagira nabi mbega ibintu nk'ibyo. Noneho rero kumwe nababwiye yuko Black Adam yagiye ajya kuba kwa wa mudamu cya gitipe cyangwa se ntuza wa undi nabwiye umeze nk'umuhinde kiza kumenya yuko cya gitipe kiza kumenya yuko noneho Black Adam asigaye aba hariya kandi noneho rya kambura bizi ko baba bazi ko ari wa mudamu rifite noneho baba bazi yuko ari wa mudamu rifite. Black Adam rero aza gufatanya na ba Justice Society kubera yuko bose nyine iki noneho kuko baba bamenye intego y'iryo rya kamba icyo biba riteganyije ariko noneho Justice Society bo ntabwo baba bashaka undi muntu ufite imbaraga bo baba bafite imbaraga nyine to ariko izabo nteka ko batari naturere kuko baba bashaka noneho bagatwara Black Adam ahantu gutya muri facility iba hasi munsi y'amazi bakamutwaraho kugira ngo bamukuremo nyine za mbaraga asigare nk'aha nyine to ari umuntu usanzwe gutyo nyine to mu gihe ariyo noneho
mu gihe atari mu rugo nibwo noneho bahita baprofitira kuko abariyo ari kumwe na wa mugore bose baba bajyanye. Then noneho nibwo kagatipe kamwe kabanaga n'uwo mugore kamwe nako buriya akaba ari kamwe mu bagenda moto noneho gahita gaprofitira ukagajya hehe kakajya mu rugo rw'uwo mugore kugira ute gushakayo rya kamba kubera ko riba riri mu rugo gahita gaprofitira kuko Black Adam ntawe ubuhari. Noneho bakajya mu rugo noneho asangayo hariyo wa mu onkre cyangwa se wa mutipe wundi we ufite imisatsi ijya kugwa mu mugongo ariko ufite ubwanwa nuko nyine na mumosobanure nuko nguko abari onkre w'akana cyangwa se abari musaza wa mugore baramwica umwana nyine bashaka ikamba umwana karihisha nyine ikamba. Uyu Kenzari rero Kenzari harya namumubwira Marwan Kenzari ni wa mutipe umwe nababwiye usa n'ufite imisatsi ijya kugwa inyuma umwe wari muri yakuru imwe na wa mugore cyangwa se wa mugore Sara Shahi. Sara Shahi ni wa mugore nababwiye uvuga nk'umuhinde akaba Sara Shahi ni wa mudamu w'umuhinde nyine nababwiye uba witwa Adriana Mahonga muri no film aba yitwa Adriana aba ari nyina wa kakana nyine bamwe bagenda bahiga ibintu bya kera byo mu gihe cya kera. No rero nyuma yaho Marwan cyangwa se Kenzari ari we nyine kubera ubundi ntago navuga ngo Satani cyangwa se buri evil spirits buri kintu cyose kibi nta gihera kuri bantu b'amashyari bantu bakunda twinshi nyine niba ukunda twinshi umenye ngo rwose urimo uri kubaka icyumba cya Satani cyangwa se cy'imyuka mibi muri wowe. Rero abakunda utuntu twinshi ashaka kwikubira buri byose niyo mpamvu yabaciye inyuma bari bajyanye bose ari genge yabo bagiye guhiga ya crown ya Sabak cyangwa se ya kamba rya Sabak. Rero ashaka kwiharira rero aho niho rero nyine ryarari ryawe niho rizagutura nabi cyane. Noneho niwe uba wa Sabak wacu cyangwa se wa mwami wari uwa kera umwe wapfuye agerageza gukurura imbaraga za Sekibi nawe kuko nawe ni wa mururumba yashakaga w'imbaraga kugira ngo yanzige kubagwaho cyangwa se bwa bwami bwabo ya ngoro yabije kubagwaho yarimo aragerageza no gukurura imbaraga noneho zirenze akoresheje rya kamba kuko ryari nta wari kumubasha. Uyu mutipe nawe niwe Sabak niwe acamo kugira ngo agaruke ku isi niwe acamo. Urabizi nta mwuka mubi waza ku isi idafite ikinyuzemo na Satani akorera mu bantu ntago akorera hanze. Rero niwe uza kuba ikiraro cy'izo mbaraga mbi nyine cyangwa se ikiraro cya Sabak kugira ngo agaruke ku isi kugaruka rero kwa Sabak nta kindi kiba kimugarura abagarutse nyine none kuyoboza isi inkoni y'icyuma kuko ikamba nubwo kirya ingoro yaguye kandi ikamba ryari ryamaze kuzura kandi ryari rifite n'imbaraga. Rero uno mutipe nawe aza gushimuta kakana kawa mugore ingurane kaza kuba ngo babanze batange ikamba kugira ngo bamuhe. Noneho muri icyo gihe cyo gutanga ikamba niho noneho arishyira ku mutwe urumva abagiye kugarura Sabak ku isi. Nta kindi kiba nanone harongera hagaturika nk'uko ubwa mbere byagenze mu bwami bwa kera aho rero aramanuka
akagera nyine aramanuka akagera ikuzimu urumva nyine ntabwo izo mbaraga nkuko nabibabwiye nyine izo mbaraga zabo zose zaba iza Sabak cyangwa se za Shazam nta na zimwe zikora utavuze muri iryo zina yewe ni nko mu rusengero ukora izina ry'Imana nyine tu wiruka izina rya Yesu uvuze muri iryo zina urumva byose nyine tu birashya. Abasilamu badukurikiranye turabasuhuje, assalamu alaikum. Abakristo mwese namwe Yesu Kristo akuzwe. Andike ngiteka ryose muri comment twagiye no twari tugeze aho yaramanutse navuga ko ari nk'ikuzimu nyine reka tuvuge ko yamanutse ikuzimu then kugerayo nta kindi bamubwira baramubwira ati we musore muto nyine kubera iryawe nda yawe twabonye nyine ibyo byose umerita kuba ari weho nyine tu Sabak yacamo agaruka ku isoko. Icyo ugomba kuvuga nta kindi vuga izina ryacu cyangwa se ubyemeze cyangwa se utereho kashi cyangwa se urekra na ubyemeze nyine tu ni nko guteraho kashe uvuga uti ni nkuko wavuga ngo Yesu uvuze Yesu nyine imbaraga zihita ziza. Rero nibwo bamubwira ati ngaho bivuge mu izina ryacu cyangwa se mu izina ryabo nyine tu kuvuga Sabak arazamuka rero akimara gushiramo niho araturika nkuko bwa mbere byagenze bwa bwame bugiye gusanyuka akabona zambaraga nyine noneho nyine akazamuka icyaheraho nta kindi aheraho mu mujyi wose haba harimo mu mujyi wa Kanda cyangwa se mu mujyi ubori civilize mu mujyi wa none cyangwa se muri no turimo nta kindi kiba kirimo haba harimo igishushanyo cyangwa se statue ya champion cyangwa se wa undi wari ise wa ninde hari uyu Black Adam mbere nyine mbere gore ko uyu Black Adam mbere niwe wari champion wo muri Kanda. So icyaheraho nta kindi ajya gusenya cya gishushanyo. So icyo ni cyaheraho mbere na mbere ajya gusenya. So ikindi nabwira nyine tuki cyatari urumva muri no filime mbere yuko Black Adam abanza kumvikana na ba Justice Society cyangwa se League of Justice bano ba Atom Smasher ba Cyclone ba Dr. Fate na Hawkman abo nyine nabo babwiye yuko ari babandi bashinzwe ku mu gihe hari ikiremwa cyangwa se umuntu cyangwa se iki gifite imbaraga zidasanzwe cyaje nibo baba bashinzwe kukirwanya nyine tu ari bo baza nyine baboneka ari imboneka rimwe dore ko naho nibyo cyangwa se naho bantu baba bafite imbaraga baboneka rimwe. So babumvikanye baba bafite n'umugore ubayobora w'umwiraburakazi nyine tu cyangwa se namwita nk'ari boss wabo. Then babumvikanye na Black Adam agasarendinga akababwira sawa ndemera guta imbaraga zanjye nta ribi kandi noneho nababwiye yuko nyine ajya bamujyana ahantu mu mazi nyine atariho bajya kumufungira kuko aba yaremeye avuga ati nta ribi gusa namwe nizere yuko ntimuzatume nongera kuvuga izina Shazam mu kanwa kanjye kuko nyine iryo zina niryo riba ari mu imbaraga nkuko na Sabak kuvuga ngo iryo zina nyine mbega ntazavuge iryo zina nyine tu no kwa kundi cya kindi cyahagurutse barabundana n'abaturage iki niki na tuno twa Hawkman bose ba Atom Smasher bikanga noneho cyo mu gihe kigiye kugira kwicara kuri ya ntebe kuko none iyo yicara kuri ya ntebe yambaye na rya kamba ni ya ntebe nubundi ya kera kuko nubundi uko cyaje kizanye n'abandi n'utundi kudupfu twapfuye nyine tu
So uko cyakagiyeyo wa wundi baba bamwita Dr. Fate. Dr. Fate ni wundi nababwiye ufite imbaraga zo kwihinduramo abantu nk'ijana nyine tu. Wa wundi ubureba n'ahazaza kuko we aba yabonye yuko we n'ubundi atari burenga uwo munsi. Aba yabonye yuko ntuza Hawkman ari uri bupfe, none akavuga ati none ngewe reka ndebe ko nahindura ahazaza. Mpindura ahazaza. So mu gihe cya kindi cyagiye kiri kugenda kuri ya ntebe, Dr. Fate afunya nababwiye abasha gucloninga cyangwa se no kuzana illusion. Ni igihe ubasha kwereka umuntu ibintu bidahari, ku buryo ushobora kuba wankorera illusion ukanshira nk'ipari kandi narindi Rwamagana. Kandi narindi Rwamagana. So rero nawe kuko aba yabonye yuko Hawkman cyangwa se wa mwirabura wacu cyangwa se undi uguruka nyine tu umwe muri ba League of Justice cyangwa se muri Justice Society aba ari bupfe cyo gihe hagerageza kubihindura. Noneho baba bagiye kwataka cya Sabak, then wiwe akijyana wenyine akabafungira naho agakora urukuta ruzamuye hasi kugera hejuru utabasha no kumena. Then aragenda nyine tu akamusangayo hariya nyine tu bakabundana. Noneho wiwe mu gihe ari kurwana na Sabak, urabizi nakubwiye uko ashobora kwikuramo abantu 100 cyangwa se bangahe. Wiwe asigaza kopi ziwe aho ngaho ziri kurwana na cya Sabak, akajya hahandi muri bari barafungiye hamwe, barafungiye Black Adam akajya akamubwira ati Black Adam turimo turarwana intambara, wowe ubwawe wakwiye kuba uri kurwana none dore wibereye aho ngaho, kandi shahu nibo baramufunze aho ngaho noneho nyine tu Dr. Fate rero ajyayo akajya gufungura Black Adam, kumubwira intambara turimo turarwana hano hanze wa muturage we, nawe uranga uriryamiye ngo warasarendinze ngo nushaka ibyago. Kanono aramufungura nyine tu ngo naze arwane ya ntambara. Urumva abaraho hasi ntambaraga bafite, noneho baranamutamitse igihombo mu kanwa, abatabasha kuvuga, akarwana nyine tu n'abasirikare bamurinze n'ibiki. Noneho gukuramo cya gihombo, urazi nyine kugira ngo ubone imbaraga nta kindi. Gukuramo cya gihombo nta bindi uvuga nyine tu, agifungura umunwa nta rindi jambo nyine tu yagombaga kuvuga, rya jambo rikiza ifite imbaraga. Yahise avuga Imana nyine ariko nyine ntabwo yavuze Imana, yahise avuga ngo Shazam we nababwiye yuko nyine tu abari Shazam ni imbaraga nyine tu zo abari izina ritanga imbaraga zitari iz'umwijima. Kuvuga Shazam nyine tu nibwo yahise, ubundi buri zina ryose iyo warivugaga hakubitaga imirabyo. Hari noneho iyo wavugaga Sabak ariko ntimugende ngo muyavuge, ushobora kubivuga ukaba possessed, ugafatwa n'imizima wo gufatwa n'imbaraga. Black Adam rero araza, gusa nyine mukuza aza wa musaza kubera aba ari hirya no hino, aba yagiye gufungura Black Adam handi mu mazi abafungiye, agasigaza kopi ziwe, asanga bamuzengereje nyine tu babundanye. Inshuti abakunzi les hommes intègres ndabasuje mwese. Les hommes intègres niba mutabazi nyine tu muzabamenya, ibikorwa nibyo bizabatubwira. Anya ndi les hommes intègres. Kandi u Rwanda rwose nta muntu utari homme intègre. Niba u Rwanda rutera rudaterwa n'agasogiteri idaterwa.
karagaciyemo nyine tu gusa nyine nsuhuje urubambingwe bose rubambingwe n'abafana ba Gasogi n'abanyagasogi bose basuhuje nyine tu abantu mwese mwavukiye Gasogi nyine tu abantu twavukiye Gasogi turabasuhuje so rero barabundana no gusa nyine tubiza kurangira ni hahandi nyine the band birangira yishe ba su type ariko ayo materime murayibuka ya the band su the band type su type ibintu nk'ibyo nyine tu niwe acteri niwe type nyine nuko no biza kurangira nyine tu kimwishe kuko kimujomba ni ingumira cyangwa ni icyuma bimwe muri ibyo nyine tu kimuteye ikintu mu nda nyine agapfa akanayonga wiwe kubera yuko bari uwa kera Dr. Feti rero nyuma yo kumwica urazi yuko aba yashizeho urukuta rutuma babandi bataza kwivanga mu ntambara ye na Sabak kugira ngo nyine tuhageze guhindura hazaza kuko aba yabonye yuko wa muhungu ari bupfe Hawkman aba ari bupfe cyangwa se Hawkman amazina ye nyakuri bamwita Alice Hodge bamwita Alice Hodge so Hawkman amaze gupfa rero nibwo cya gikuta yari yashizeho gihita kivaho babandi bari inyuma y'igikuta bagahita baza nyine ni igikuta nyine kimeze nk'ikirahure kimeze nk'ikirahure ubutabasha gucaho niyo wagira ute so bose bahita baza nyine bagasanga nyine yapfuye bagasanga na cya kindi gitangiye kwicara ku ntebe niyo rero bahita babundana na Black Adam akaza nyuma ariko nyine aza cyabajengereje noneho ya ngofero cyangwa se casque ya wa mugabo babita Dr. Fate cyangwa se wa wundi uba wihinduramo abantu anareba hazaza Black Adam mu gihe ari kurwana na cya Sabak ya Dr. Fate arayifata nawe nyine akihinduramo abantu nk'icumi nyine bakaza bakagafata bakabundana iyo mvugo no ya Kenisi ndayikunda so aho niho nyine barwana yihinduramo abantu nk'ijana bakagifata noneho na Black Adam akajya hejuru yacyo kuko kiba gifite amahembe kuyakura rero nyine nuko nyine kigapfa mu gupfa rero kuko mu gihe kiba cyambaye rya kamba hahita hazamuka n'izindi ngabo z'abapfuye nyine tu bantu mwarebye Game of Thrones ndabasuhuje birangira The Band apfuye rero akaba ari nuko filime yacu irangiye abo twabanye mwakoze gusa ariko mbere y'uko irangira nakubwiye ko hari umugore w'umwirabura aba ari nkaho ari yo sebuja wa League of Justice wa League of Justice cyangwa se Just Society aba ari we boss wabo noneho aza guhamagara cyangwa se avugana na Black Adam akamuga ati twiyungeho kuko baba ari benshi ba Superman bande bose nyine tu baba nduzi bo muri DC bose DC Comics cyangwa se DC DC yose baba ari benshi nyine DC ni benshi aba The Flash ariya The Flash ni yabo ntabwo nibuka ariko nyine tunkeka yuko abarebye Legends of Tomorrow abo bose nyine tu Legends of Tomorrow ni nk'ari nabo ba Just Society so uwo mugore rero aza kubwira Black Adam abiyungeho nk'umunyembaraga mu bandi nyine tubabantu kuko bose baba ari abanyembaraga nubwo bo zibatari naturere abari byo bambara cyangwa se n'iki ariko nyine hari n'abari naturere kuko nka Atom Smasher bari naturere ni nka naturere nyine tu kwaba byimba ajya kumera nka The Hulk so
abiyungaho cyangwa se ni nk'aya mvugo ngo do or die. So baramubwira nyine abiyungaho cyangwa se bazaze kumugira ute kumuhiga. None nawe akababwira ati simbiyunzeho ahubwo abo twa dusore twawe wita intwari, send them all. Biravuga ngo nabo udafite uzagenda ubatire uzabohereze bose nyine tu, niko bishatse kuvuga mu magambo matoya. So filime yacirangira noneho bamwohereje uwa mbere, undi bamwohereza nyine bamwohereza tipe Henry Cavill ni Superman. Urazi nyine karakta ya Superman. Birangira nyine tu Henry Cavill aje. So nuko nkirangira ntumbaze ngo bigenda bite nyine tu nkuko bigenda kose buri filime yose irangiye bazamura amazina nyine arazamuka, kandi natwe mwakoze kubana natwe. Filime yose irarangiye, amazina y'abakinnyi acteur principal yari Dwayne Johnson niwe wari Black Adam, ngira ngo muramuzi nyine tu, cyangwa se The Rock. So sasa nkuko nababwiye na wa mudamu Adriana, amazina ye nyakuri bakamwita Sarah Shahi. Iryo zina muraryumva yuko nyine ari irihinde ibintu nk'ibyo. Henry Cavill nababwiye ayiwe agaragaramo rimwe gusa irangira Superman. Noah Centineo Atom Smasher ni cya kindi kiba ari kinini kibzimba nyine tukijya kubana tukajya kuri Quintessa niwo umukobwa Cyclone. So Pierce Brosnan akaba ari Dr. Fate. Aldous Hodge namubabwiye Aldous Hodge ni Hawkman. So mwakoze kubana natwe. Iyi filime yasohotse muri Mexique ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 2022 nibwo bwa mbere yasohotse, isokeye muri Mexique. Ahandi hose ni kuri Rovente muri Amerika, Rovente z'ukwezi kwa 10 2022. Abazareba ino video mu mwaka utaha cyangwa se mu myaka itaha, isohotse uno mwaka, uyu mwaka muri kwireberamo. Mwakoze cyane, yari ngewe.